Yes, ladies and gentlemen, nkubwira uti ndingangare nganje umugabo w'imangare yigaranza bisha bishangare bakanatoroshira bwoba abandi bakaba baramaye irya kabyiniriro ngo tsanga bakaraza bo kwa Gihanga ngoma ijana ukibona yuko twageze mu ikoranabuhanga uzamura gatoke uvuga uti wagoni nyemerera nkubwira amagambo y'imine cyangwa se magufa kunda gukoreshwa ku mbuga nkoranyambaga harimo igitwa B2B MTDM PM na yande Hozaho update. Yes, ladies and gentlemen, nkubwira uti yambo aho wabereye hose niba utarakanda subscribe kuri channel yacu byaba ari cyo kibazo kandi subscribe tugendana ibintu byose ari ku murongo niba warayikanze gutereye isari yuti ngenda yigutereye kabisa nk'umuntu w'umutaramu wakoze akazi katoroshye no kuvuga ngo tugiye kureba amagambo akunda gukoreshwa mu ikorana buhanga agiye atandukanye. Ijambo rya mbere baryita DM cyangwa se bisobanuye direct message. Ahangaha iri jambo DM rikoreshwa igihe umuntu ashaka yuko umwandikira nka inbox, aho mukunda kwita inbox cyangwa se mu cyumba. Umuntu nakwandikira DM bivuze direct message, azaba akubwiye uti tujye inbox unyandikire cyangwa se nyohereza message direct ije inbox yanjye. Ijambo rya kabiri rigendana na DM baryita PM, ariryo bita private message. Ahangaha nanone nukoherezanya ubutumwa ariko mwibanga rikomeye cyane. PM private message. Ijambo rya gatatu rikunda gukoreshwa baryita YT rero ni ijambo rivuze YouTube. Iri ngiri ngira ngo buri muntu wese ararizi cyangwa se yaryumvisheho YT. Irindi jambo rikunda gukoreshwa cyane ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ariko baba barinjiye mu bintu bijyanye na business, bakunda gukoresha ijambo ryitwa B2B. Ibyo ngibyo bivuze business to business. Ahangaha ni ukuvuga ngo umuntu akubwiye uti duhuze business tube twakorana. Irindi jambo rikunda gukoreshwa mu ikoranabuhanga baryita B2C, ariryo bita business to consumer. Ahangaha naho ni ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ariko mu bijyanye na business. Ahangaha rero ni business to consumer, aho business bayihoza n'abakiriya. Irindi jambo baryita ROI cyangwa se return on investment. Ahangaha ni ukuvuga ngo ni cyagihe umuntu abashoye amafaranga noneho bakabasha kuvuga ngo ese nimba bashoye angaya yagaruye angana iki cyangwa se yungutse angana iki. Mu magambo y'imene rero ku mbuga nkoranyambaga bahita bandika ROI cyangwa se return on investment, ibyagarutse mu byo yashoye. Irindi jambo ushobora kuba wasigarana kuri uyu munsi baryita CPC cyangwa se cost per click. Cost per click ahangaha ni ukuvuga ngo ni cyagiye uri kora video ukajya kubona hajemo ibintu bari kwamamaza runaka. Ni uvuga ngo iyo ukanze ku kintu bamamaje ari byo bahinnye bavuga ngo ni CPC, icyo gihe bakwishyura amafaranga avuye kuri wa muntu wamamaje icyo kintu, bakabyita CPC cost per click. Mu magambo makeya igiciro cyo gukirika cyangwa se cyo gukanda, nicyo bashakaga kuvuga ahangaha. Irindi jambo baryita CMS cyangwa se content management system. CMS ni uvuga ngo Content Management System. Ahangaha ni ibikoresho biba byifashishwa mu kuba wakeditinga video zawe, watangaza ingengabihe y'ibintu uzakora runaka cyangwa se uzashyira hanze. Ahangaha rero bahita bakoresha ijambo ry'imine CMS cyangwa se Content Management System. Umuntu rero ukajya kubona yanditse ijambo CMS aba yahinnye ayo magambo Content Management System. Irya nyuma wasigarana tukazakomeza mu yindi part nkubwira byinshi bitandukanye ni ijambo ryitwa SMP cyangwa se social media platform. Ahangaha rero ni bijyanye n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye. SMP social media
platform. Kanda subscribe tuzaba ni mu kiganiro cy'ubutaha. Iyi ni Hozaho TV, Hozaho update.